ni babana bashaka kurebera ubuzima bw'umuntu mu gapaje kamwe gusa kari mu gitabo cy'amapaje ibihumbi kuko Guardiola ntabwo ari umutoza nyine wajija kubera match 2015 zitagenze neza. So nta dute rero ni ikipe iri kongera kugaruka gahoro gahoro mu bwiza bwayo. Ikintu cya mbere nk'ubu abantu bashaka kudatekereza, Arsenal muri sezo bita yuko bari gushaka igikombe irarusha Man City amanota 6 muri champion. 6 gusa. Ushaka gutekereza ukagira ngo Arsenal ngo yabataye amanota menshi na 6. Nk'ikimenyetso kikwereka ko naba gatatu ariko naba gatatu bari hafi cyane y'abakabiri. Bivuga ngo ntibatwaye igikombe ariko kandi nta nubwo basizwe cyane. Yego. N'abantu basezerewe na Real Madrid muri Champions League. Yes. Ariko Real Madrid nubwo itasezerera Arsenal ni bandi itagisezerera ni ibintu bisanzwe. Abageze kuri finale y'igikombe cya FA Cup ni igikombe cya kabiri mu Bwongereza, baramutse bashoboye kugitwara. Ndamutse nkubwiye ko amakipe yababaye meza mu Bwongereza, ubwo wafata yabatwaye champion Liverpool, turaza kuyigarukaho. Wafata yaba yatwaye Champions League wenda mu gihe yaba yavuye mu Bwongereza, wenda niyo yaba ibarusha ingufu yindi. Wafata wenda mu gihe Man U cyangwa Tottenham imwe yaba yatwaye Europa League, iyo niyo yindi yabibarusha ingufu ugafata nabo. Bivuga ngo still niba twara FA bazaba ari among 4 best teams zakoze umwaka mwiza mu Bwongereza, ko zabaje muri Big 4 at the same time bashobora no kugira igikombe batwara. Ariko ikikwereka yuko ngiye nkunda Pep Guardiola kandi mukunda cyane, ibyo abandi bafata nka hari ibintu byo kwishimira. Waravuga ati ntidukwiye no guhabwa bonus, ni umwaka watubereye mubi tudakwiye kwishimira. Kubera iki? Yashyize cyangwa yahanitse standard agati yagashyize kure cyane hejuru, yibona nk'ikipe igomba kubona ama major trophies bya bikombe binini. Sinzi igihe twigeze kwa turi muri debate na mugenzi wacu Renzo turi kuvuga ku cyo bita ama major trophies. Ejo Pep niyo ngera arabivuga cyane ati that's not our level. Yego. Kuko hari ibikombe bisona binabitsa ahantu. Liverpool na Man U diskita kuri Premier League. They don't discuss about FA Cup. Community. They discuss ku kintu cyitwa Champions League. They don't discuss ngo Community Shield ngo Super Cup. Hano mu Rwanda jwana rero na Perezi diskita ngo ndakurusha Super Cup. Oh yeah. Those are small trophies. Pep rero arakubwira ati ni igikombe yego dukeneye. Yes. Ariko at our standard. Ntabwo cyo kujoysinga ngo tujye gushakira ama bonus. Navuga yuko rero nge success nini ya Pep na imagingira hanini mu kuba uyu mwaka ashoboye gukuramo Big 4 yego. Kuba ikipe itagiye gukina igikombe Serie A yanze kwanariza cyitwa Europa League. Serie A yabatsinzije na ibikombe bito by'amakipe mato. Kwa bati nsubiye kuri yo table iriho Real, iriho Barca, iriho Bayern, byiburi kipe yanjye ishaka gukina uyu mwaka utayi Burayi. Sava ibindi mbabarira nta kibazo, sinajya ku igikombe sinaganira Bodo Grims. Ntabwo ari ibyo biganiro yifuza. So mu bigaragara rero baje rero gusoza mu byukuri bitwaye neza. Pep Guardiola ati agana na BBC Sport yavuze ku musore yitwa Rico Lewis kora neza cyane, can move in the pockets like few players. No kwango hari ukuntu bamuri gukina noneho ekipe tuvuge umukinnyi araha Iberi na nunda arahangaha, noneho harimo akantu gasa nk'aka espace hagati yabo akaza akabari kakiniramo. Ati amaso spaces cyane hagati y'abakinnyi ba adversaire baba basa nabafunze agakiniramo. Ati ni umukinnyi mwiza cyane wadufashije cyane. Ati ni umunyabwenge nkuko yabikoresha. Ati he's an extraordinary player, so clever. Asoza avuga ati playing in the middle with Matteo. Ati gukina na Matteo Kovacic na Bernardo ndetse na Jack Grealish. Ati bashoboye gukipinga umupira, ni naryo banga rya Guardiola. Ubwo nicyo cyo gusorezaho, to keep the ball. Icyo nicyo cyambere, and keep the ball abisubiramo bwa kabiri, kugumana umupira bakongera bakawugumana. Icyo nicyo we abashaka cyane. No kuvuga ngo ntabwo ari ikibazo cyo kuvuga ngo twatsinzwe. No ngo ikitubwira rya jambo rivuga ngo batangiye kugaruka ku bwiza bwabo, batangiye kuba closer. Ntabwo bireberwa muri resultat gusa, kuko resultat ziri temporaire, ahubwo ni gute ziri kuboneka. Asuzwa bati because if you allow transitions
it will be so difficult. Yego. Nango iri jambo to keep the ball niyo keyword and keep it ikaba noneho nkikije gushimangira n'umupira kuri Pep Guardiola. Nshobora gukipinga umupira ariko mu kanya gato nkawutakaza, nkaba ma equipe amahirwe yo gukora transition cyangwa se nkaba ma equipe amahirwe yo kuvuga ngo ndawutakaje none nawe ukina urebe icyo wawubyaza. Kuko Pep atari mwiza cyane muri iki gihe kwera gutakaza Rodri, kuba yarekipera vuba bimworoheye nkuko byari bimeze mbere. Twese turabizi bijyanye na gabari ya Rodri, bijyanye n'amaguru ye, bijyanye n'ubwenge bwe, bijyanye n'uko ari natural position ye, bijyanye n'iki factor nyinshi, bijyanye n'uburyo abakinnyi ba pressingaga ifite ingufu ba KDB na ba Bernardo, arabizi ko bafite iyo fatigue no mpamvu ariko introduce n'abana benshi. So ibanga rero rigomba kumufasha naryo yarwanaga naryo nuko utemerera amakipe gukora ama transition, nuko udatakaza imipira cyane. Mujye musoma ama interview y'abatoza neza cyane. Kirero ni iryo jambo bavuze ngo ibanga ryari ugushyira abakinnyi benshi hagati abarimo Rico Lewis ugomba kuzagataga na Mateo, akasanga Jack Grealish, akasanga Bernardo, bakaba abakinnyi bane bose ubyumva icyo bahuriyeho. Bernardo Silva n'umukinnyi uzi gukina umupira akawukipinga, aka kana bazamuye muri academy nakana kazi gukina umupira kajya gakina kuri kabiri cyangwa hagati, kano yashimagije kano ka washyiraho Jack Grealish nagira imare myiza, ariko buriya n'umukinnyi w'urudingo umupira cyane akorerwa amakosa menshi, akajya Mateo Kovacic akavuga ati ubwo bari hagati ari benshi icyo muri bumfasha keep the ball and keep the ball again, mugumana umupira mu making ashobora ko mudapfa kuwutakaza. Rero Guardiola filosofie ikoroha cyane, ari no mpamvu ngiye mvuga nti nitonde umwaka utaha kuko yatangiye kujya gutekereza n'abakinnyi azongeramo muri Man City kandi azabagaruwemo na Rodri, bizagorana kwari kuvuga mu Morgan uyu mwataka wa Aston no wa Nottingham kina muri Mediana bako zasimbura KDB. Haaland yaravunitse zabagize igihe cyageje cyo kuruhuka, Rodri kuvunika sezo yose nawe ubwo umubiri wararuhutse. Pep umwaka utaha azabagora kuko impamvu agomba kubagora nuko no mubihe mwitwa yuko mwuzuye mumeze neza. Nta difference nini muri gushyiramo like birasanzwe. Nshimira Pep Guardiola nk'umutoza ufite ibyavuga igiraho, ariko mu nterere icyoteza umutoza bita Oliver Glasner ubatse ikipe ya Crystal Palace, ubona ikipe ikina ifite abakinnyi beza, abakinnyi bitwa ba Eberechieze, abantu bitwa ba Sare babaye abakinnyi bashya. My dear friend, batsinze Aston Villa bayirusha cyane ibitego 3-0. Bayitsinze 3-0 bayirusha ku buryo barebagaho Aston Villa yacu itsinda bikagorana. Ntekereza ko mbere y'umukino abantu benshi bari bazi ko Unai Emery najya gushyiramo imbaraga cyane ari muri imikino ya FA Cup, yamaze kuvamo muri UEFA Champions League, yareba gasanga kuza muri Big 4 biragoye cyane, arebye zanika zo kuno zimeze na za Man City. Byibura avuga ngo reka ndebe ko na tsinda Crystal Palace cyane ko wenda yaragize na chance zo gura na Palace kugira ngo wenda hure na za City, ariko ntabwo byakunze kuko Oliver Glasner uburyo apangamo ikipe ye byari bigoye cyane ko yamutsinda ibitego 3. Rero abwo bavuga ku bakinnyi nk'aba Eberechieze, abantu bari igitego gatsinda Arsenal kuri kona yateye adahagaritse, n'umukinnyi mwiza cyane ubona ko asa naho inshingano Michael Olise wagiye muri Bayern ari wazisigariza zo kuvuga ngo naba meneur de jeu, ariko nkanatsinda. Wareba nka Jean-Philippe Mateta n'umukinnyi mu by'ukuri ari mu kibuga wizeye ko igitego cyaza kuboneka, ariko nanone afite umukinnyi nka Ismail Sarr, uyu musore w'umunya Senegal mu by'ukuri kina ku ruhande, umwe mu bakinnyi bamufasha cyane. Urebye rero groupe y'abakinnyi afite n'uburyo agerageza kuyimanaginga uyu mugabo Oliver Glasner, ndetse no champion ntabwo ari kure, ari ku mwanya niba ari ku mwanya wa 10 birumvikana ko ntabwo ari habi 12 ariko nuko atarakina umukino afite w'ikirarane. Ariko biragaragara ko kuri final yego wava ngo Pep ni mwiza cyane pe, ariko nawe ntabwo agiye kuryama ngasinzire kuko urebye Palace uburyo yigura amakipe manini, yego nibyo Pep afite amahirwe kurusha Crystal Palace, ariko nagiye gukina n'umutoza ugira imibare myinshi ku mukino nka Oliver Glasner, bizamusaba kwitonda cyane kuko bano ba Eze udacunze neza igikombe bakigutwara. Jean-Philippe Mateta ba Bercheze nawe uyu mutoza uvuka muri Glasner muri Autriche, ni umutoza mu by'ukuri ufite n'agaseve keza rugangura, kuko ni umutoza wakatunyuriramo uragafite, ariko no mutoza wabaye mu Budage akora neza cyane, ajya musereza ngo afite isura nk'iy'abakecuru.
bajya gusa n'abakecuru so yagize n'amana parcours nziza ku mugabane w'Uburayi amutumiraho yangira ngo uyu mugabo Oliver Glasner w'imyaka 50 mu kadomo uvuga ngo azamukiye mu ikipe y'iwabo yitwa SV Riede avamo akina muri ekipe atoza ekipe yitwa Lask ayivamo nibwo ajyaga muri Lask Linz yego Linzer Athletic Sports Club Lask Linzer hanyuma ajya muri Wolfsburg muri 2019 kugeza muri 2021 ayivamo ajya muri Eintracht Frankfurt muri 2020 yitoje imyaka 2 kugeza muri 2023 nibwo rero yavaga muri Frankfurt aza muri Crystal Palace nyine nibwo yazaga kuyitoza ubwo rero wenda muri Eintracht niho yabaye urumva atwaye Europa muri Frankfurt muri saison 2021-2022 atwayemo Europa abantu wa kabiri muri DFB Pokal muri saison 2022-2023 iyo Europa rero nayo yaje kumuhuza kuri Super Coupe na Real Madrid nibuka ko Real Madrid yabavini niyo yamutsinze hakirimo na Karim Benzema urumva ko ni umutoza nkuko Ibere yarabitubwiye nyine bagomba kwitondera gutsinda Unai nayo warukeneye ikombe ukamwera imina ntabwo ari ikipe irimo endere nyine twabonye Unai kina ashobora gukora twabonye ejo bundi uburyo yago ikipe ya Paris Saint-Germain cyane kazabaraga finale keza azari finale nziza cyane ya Crystal Palace na Man City 17 reka ngurazimaramo ubwo rero mu mukino kwishyura Dar es Salaam kuri bano bahungu rwose ba Mohamed Hussein Zimbwe Bampanzo na Bakibu Dennis ndabizeye cyane ko bashaka kubona igikombe cyabo cya mbere cya CAF Confederation Cup abo Fadlu Davids bamara ati ko utari muri celebra ati I don't celebrate too much ati nza celebra once I will lift the Confederation Cup. Confederation Cup igikombe cya kabiri ku mugabane wa Afrika nyuma ya Champions League tugiye guhita tujyaho ntabyo gutinda cyane. Match bashobora kwikiringa mu rwo 2-0 bawushije igitego ku isegonda rya nyuma ariko babashe kudefanda neza vari bibafashamo aho hagiye hatekerezwa ko hashobora kuboneka penalty ku ruhande rw'ikipe muri Afrika y'Epfo ariko birangira mu mujyi wa Durban aho bakiniraga stade nziza cyane South Africa kabisa birangira vari yanze iyo penalty Moses Mabida Ndabane bakiniraga ubwo ni Moses Mabida yo stade hari komeye birangira rero badashoboye kuba batsinzwe igitego badefanda neza barasoza nari nabonye hari agataramo bita Ankozara nakagabo gafite gato nyine gafite tahe ntoya naga komediye ko muri Tanzania gafana Simba cyane yaravuze ati kamwe kujya kureba muri VAR kagufika kameze nk'akana ariko ni mukuru ameze ko atakuze nyine ameze nk'akana yaravuze ati imvura yaraguye muri Tanzania yifata video avuga ati abantu mushinzwe ibintu bijyanye na system ati mwibeshye ati nago twabwiye kwimvurirwa hano twabwiye kwigwa muri Afrika y'Epfo ati ni muyigusha hano turarya byinshi ati mwongere murebe neza ati mwabyumvise nabi abantu bashinzwe system ubwo n'abantu nyine ngo birazi bavuze ngo imvura ize kugwa nyine muri Afrika y'Epfo n'ibyo muri Tanzania anyways birangira bitwaye neza babonye ubutumwa bwa Mama Samia urabufite cyangwa munyuremo yavuze ati pongezi za dhati kwa klabu ya Simba kwa ushindi katika mchezo wa mashindano ya kombe la shirikisho la soka Afrika CAF Confederation Cup ati felicitation cyane ku ikipe ya Simba Sports Club kuba yabashe kwitwara neza igatsinda muri mikino ya CAF Confederation Cup kwa kuandika historia ya kufika finali ya mashindano haya no kuandika amateka kugera ku mukino wa nyuma mmeipa nchi yetu heshima kubwa ati mwubahishije igihugu cyacu cyane na watakia kila la heri ati ndabifuriza amahirwe amasa munayo hamasa yangu wakati wote ati gihe cyari cyo cyose rwose ndi kumwe nawe yani magambo ni ikimenyetso kikwereka ko umupira abantu bashobora kubaka ukagera kure ko muranabyo bakarega umwaka ushize 2022-2023 Yanga yari ahageze yarakinye finale ya Confederation ariko igikora ibyo turaza kubigeraho nitugera i Nyarugenge sa magambo igikora ibyo ikirema ibyo Nyarugenge tuzavuga igikora ibyo
cyokora mbateguje ubusesenguzi turi gukorera wababaza ubundi muzi ko turi buvuga ikinyarugenge abantu badugurikira tugende batagira ko tubabwira ndinigura mfite fact za hano hakurya mu baturanyi ndahera 2-4 nahuranye nge ntago biri bworohe hanyuma RS Berkane Samira tubwiye ko yakabiri ragorana Samira tubwiye ko RS Berkane ikomeye cyane ko atwaye shampiyona muri Maroc idatsinzwe irakomeye hanyuma Simba yari yasezereye Al Masry muri kimwe cya kane kirangiza yabatsinze 2 kaza kubisha gakomeza kuri penalty enye cyane nyirango ariko Champions League twabivuzeho cyane ku wa gatandatu kuko imikino ya Champions League nta byinshi Mamelodi Sundowns Mamelodi Sundowns yishyuye ku munota wa nyuma yishyura ikipe ya Al Ahly mu Misiri bari banabihigiye na mbere ya match barabwira ati abantu bavuga ko nta muntu ujya bakuriramo iwanyu ariko Marcel baramwirukanye deje muri Al Ahly wa mutoza wabo Marcel mutoza wabo bagomba guhita bamwirukana baramwirukanye birukanye umutoza wabo arahirise ni Koreri Al Ahly tuzwa na Koreri Koreri ni umutoza akomoka mu gihugu cy'Ubusuwisi Marcel Koreri n'ubundi niwe n'ubundi wa musaza imyaka 34 bamuteye n'amacupa urumva ntuze yasifuye match Sam waza yimbwira uko Sam yari wa kane umusifuzi wa kane Koreri wari hagati ya muri Koreri bamuteye amacupa kuko yari umusifuzi wa kane Samuel inde Samuel urumva ko umusifuzi wa mbere Samuel wikunda sinjye nibeshya ku musifuzi namuvuze Sam atari abana Dahane Beida no wari abandi nk'abazuba riva ngiye gukora neza muri cyane abanyarwanda babiri katahe duhura kurarahira na Mamelodi yavuze ko so twagiye ari uburyo nyamwigana uburyo asifura atera intambwe asubira inyuma n'umuhanga mujye mumushima ariko Mamelodi ibitsinze on goal kuri Al Ahly bateye umupira umukinnyi ukoraho wa Mamelodi umudefenseri wa Al Ahly aho kugira ngo awohereza urenza umwikubita wita werekeza mu izamu indi match rero yabaye hatari ni Ibrahim niko yitwa Orlando Pirates ni Orlando Pirates yagize match nziza Orlando ni ikipe ikomeye mu byukuri ni match twari turi mu kiganiro Magic Lineup turi kwireba Pyramid match yo kwishyura rero kubera kwa Pyramid match banza yari yabaye ubusa ku busa ubwo birangira rero batsinze 3-2 mu Misiri ni ikipe yinjizwa go Pyramid ariko nayo ni ikipe scoringa cyane match yagendaga cyane Fisto Kalala Mayele Fisto atsinda ibitego 2 umusore w'umukongomani wamenyekanye nyine wabo muri za Vita ajya muri za Yanga murabizi akora ibintu kugeza agiye muri Pyramide ejo bundi tujyana na Peri itsindwa 3-1 yarambwiye ati kipe muri France yaraje hano itanga miliyoni 4 ko Fisto twari twahoye kwanza kuri match ya hano Kigali ndamwibwira umunyamakuru bisanzwe okay fine noneho nahana bene baba amadolari nirebera hari abatipe nka 5 b'abakongomani yari afite akantu katipe bari abakire yari afite izi baga baheka mu mugongo ariko mu ibaga mo imbere harimo tuno dusakame tw'abadamu ubona abantu bagira imisanzu hari abatipe rero niyo bari bavuye nk'igoma cyangwa ibukava tipe nka 4 bro yakoze yafunguye iriya baga baheka none afungura na kagasakame karimo imbere hari ukuntu yari yazinze ubudolari kwa kundi wagiye ubuzingazinga ariko bwegeranye yakoze matabazi yakozemo yabaye nk'icyangahe n'umutunate nka 10 arabati mugende mugabane bagiye inyuma kuri vestiaire hari ku matoilette bajya kwigabanira Fisto ndibuka ikintu yambwiye bamaze gutsinda APR 3-1 yaravuze ati ikintu cyubatse Pyramide gituma ibikipe nziza icyambere ati nuko yo itagitakaza abakinnyi beza ati njyari ikipe mu Faransa ishaka gutanga miliyoni 4 z'amadolari banga kungurisha kubera ko they keep their best players iryo ni ibanga rya mbere abati ugenda ubwire iwanyu ko bazabona rimwe wasibomowe lakini waboreshe nimugasenyagura ikipe buri sezo ahubwo mujye muyubaka muyigire nziza mujye mwameliora mwongeremo nziza cyane cyo ni icyambere cya kabiri aravuga ati aha umutoza abasha kubyaza umusaruro abakinnyi akurikije ubushobozi bwabo ati nko muri Yanga nagarukaga hagati ngashaka imipira nibwo wabonaga ntsinda ibitego by'amatire derwe ko nyine namubwiye nk'umufana nk'umuntu muzi arambwira ati ariko this time yarambwiye ati abakinnyi bacisha imipira ku mpande n'abahanga urigorera iki uva mu rubuga rw'amahina wegenda uhagarare hari ni nabyo bitego yatsinze imipira ijye gusanga ni nabyo bitego biratsinze kuri ya match ko umupira umwe igitego cya gatatu barawuteye garde arawuruka ahita asubizamo ikindi gitego bahinduye umupira nabwo akirikaho n'umutwe aratsinda aravuga ati rero hano baba bafite abakinnyi bo ku rwego rwo hejuru bafite nk'uriya musore witwa Sobiri Ramadan Sobi niwe watsinze ikindi gitego yakinnye hehe Ramadan Sobi
tanze wibutsa abantu nk'agaseveo gatoya ujya wumva levels Ramadan Sobe ujya wumva urwego muri Premier League yaciye mu Bwongereza yaciye muri Stoke yaciye muri Stoke City yari muri Championship icyo gihe Stoke ya 2017 yari muri Premier Division season ya 2017 utaramanuka yaje ari umusimbura abagombora igitego cya kabiri ko babanje cyambere barabagombora babanje cyambere baragombora barongera babatsinda ikindi aragaruka aragombora FC statsinda cya gatatu ariko warusomye nde burya turi mu Misiri batubwiye ngo ntago ari Sobi ngo ni Sobihi iri hashore ibivuga igitondo ubundi Sobihi Ramadan Sobihi ni mu gitondo bivuga igitondo bo rero urwego rwabo nivo bagezeho ituma ibintu byabo binakunda twebwe ubona nyine dora turabigarukaho mu bintu bipfuye bishaje byo gufixinga n'ibiki ubo bibwiza ukuri bakavuga ngo twakinnye finale ya Confederation twakomanza hagati ya Al Ahly ndetse n'ikipe ya Zamalek twatangiye kuzamo tuba ba kabiri tuskubone bo imaze kuba nziza yewe no bambere bafite n'amahirwe yo gutwara champion bafite amanota 42 wizindi bitsinda na Zamalek icyatuma tugira abafana niki imaze gutangira kugira abafana nko kuri match ya Pele bafite nk'abafana nk'igihumbi kirenga abana bose babaza ngo Fista basinyira n'aka kana ko muri Pele kano kapeti ka Mamadusi kari kaje kumureba ngo agahereze jeza namwe ati watinze nabihinduye kit manager abijyanye rujugyo ntambaza ibintu byarangiye itanze tuyuza kare abo rero ahantu bigaragara ko bageze kure urumva nyuma yo gukubita zino kipe ikintu cyambere gikora kipe yawe yabanje gukomera ari bw'ikiza igira abanzi bakomeye uzi kuri aeroport tujyayo banze kuduhereza wifi urabizi bakunda kugorana abanyamisiri kugeza aho military atashe y'u Rwanda yaje azana n'umugabo w'umunyamisiri ukora muri ambassade y'u Rwanda mugabo mwiza cyane muremure mwiza cyane umwara kabisa usa n'abafarao Rwanda bakoresha abantu ari smart ari kuri service y'igihugu cyanyu mujye mumenya u Rwanda bro mugabo mwiza w'umwara kabisa ewana niwe nyine wabadukuye hejuru batujujubije ibizigo yacu twayibuze batangiye kudutesha umutwe ariko baratubazaga bati kugeza tunarandinze Dubai ko twarandinze Dubai tubona gufata indege twakoze escale tujya mu Misiri n'umuntu w'i Dubai wajyaga kugutereramo kugira ngo mube mutegereje escale barabaza ati mugiye gukina ni ati Pyramids kubera ko badakomunika neza icyongereza bagahita kumwe utunga urutoki rw'igikumwe hasi ubu ati iyi ngiyi ni fake iri hasi cyane ni ikipe yamaze kugira abanzi kubera ko irabakomagura irabakubita irababaza iyo niyo level abantu bakabaye bagira mure mu bwanzi ariko mutsinda bajya kure mu bwanzi mu bintu by'amafuti by'amanyanga ariko byo turi kubisasira ntiturambuka ariko turacyashyuha hanyuma twabashije kubona finale nziza cyane twabonye umukino wa Clasico ku rwego rwo hejuru ryoshye kwa gatandatu nijoro saa 4 z'ijoro ikipe ya Barcelona yatwaye igikombe cya Copa del Rey itsinze Real Madrid ibitego 3-2 ni match yari ryoshye ifunguye ni match yaturyoheye cyane nyirango kubera ko ari ibintu byabaye kwa gatandatu ntago turi buze gutinda muri byinshi cyane gusa rigani cy'abantu bibaza baribaza bakavuga ngo ese koko Carlo Ancelotti yagakwiriye kubonwamo nk'ikibazo muri Real Madrid cyangwa yagakwiriye gushakirwa abakinnyi kuko bigaragara ko hari ahantu henshi kipe yamutereranye itamuhaye abakinnyi bari kuri level agakomeza agatwara ibikombe mbanze nsuze Samiri yaduhaga statistique keza muri bya bintu tujya kuri iyo ngingo ati abakinnyi bane ba piramide baracyari muri ino piramide yagize kuri finale ya Champions League bari muri ikipe 2016 ubwo batsindwaga na Zamalek kuri finale ya Confederation 2016 bamaze n'imyaka 9 wasibomoe lakini wabolesh izindi zora ku isoko buri sezo amamiliyari ubwo ugira ngo ubwo se nka Sherawi yararimo muzamu wabo Medi Sherawi ugiye kureba na kano kagabo kamazemo igihe Brahim Blati Turi umunyafurika afite hagati mu kibuga kuruhara ateye ubwoba amazemo urugingo ruto cyane ariko gatanga amapasi ateye ubwoba n'aba bafati arimo barimo bahafez tuganire gatoya kuri Copa del Rey kuri Copa del Rey
nibyo ni blame ikwiye kuba shared ni ikimwaro gikwiye ntibireberwe kugabanywa ntibibarirwe ku mutoza gusa Carlo Ancelotti harimo factor nyinshi ariko kubera impamvu z'umwanya kuko turatinda cyane Nyarugenge ni nabyo bitureba ibindi tubifite muri Magic Lineup saa moya kugera saa 4 z'ijoro kuri Magic FM muze kutwumva muri Magic Lineup saa moya kugera saa 4 ewana turabiganira by'Iburayi bihagije ariko ibyo umuntu yatahana kubera iki ari blame ikwiye kuba shared cyangwa ari kimwaro Real Madrid kwa Barcelona kwitsinda bikwiye gusangirwa n'abantu bose icyambere Real Madrid ifite imwe muri equipe zitari balance ku isi abantu bose babihurizaho akenshi batinze cyane mu kureba resulta wenda za Ancelotti ariko batangira kwibagirwa ko ari ibyiza yakoze ariko naho navuga nk'umuntu ngo yarashaje ngo yabaye umuswa ngo byaramusize ariko Pep ntiyigeze kubivuga mu ijambo rimwe aravuga ngo dutsinda kubera abakinnyi yego bajyaga bamubwira ngo nibatwaye Champions League atarayitwara yo muri Man City ngo kubera yuko ngo makipe yandukinamo ngo nakutoza ngo ntago afite Lionel Messi akaba ati indeed Messi numwe nyine dufashwa n'abakinnyi none zuragira ngo nkubeshye mu yandi magambo icyambere ni quality n'abakinnyi ushobora kuvuga ati hari abakinnyi beza afite imbere bien ibyo afite Vini afite Mbappé n'abandi naravuga ko Mbappé na Simba yagira match itari mbi vraiment kuva yambere kariyeri yari yagerageje no gukina imaze gusimbuza aho umusore Arda Güler yaziyemo Modric akazamo Diaz akazamo ubona ko hari ukuntu bagerageje nyine gusa n'abakina umupira kimwe na FC Barcelona na buriya buryo Barca biri mu mupira second half ahubwo bavuga ko bari bayidomine ariko nyine cya kintu cyo kuba Barca imaze igihe iri hejuru moralma cyane nka baramine none abana muri La Masia bafite n'uburakari bakina na Real bashaka kuyitsinda barayifatirana nyine barayitsinda igitego nyine ku ikosa rya Modric watanze passe Diaz ntiyayibona Jure kundashyiramo icya gatatu n'ama penalty ya Barca atavugwa umwana nka penalty Rudiger yakoreye rwose Ferran Torres yariyo cyane ne penalty umusifuzi ntiyayitanga yakayoye kabisa ariko tubisizaho ibyo Real Madrid yishwe n'ibintu nka bitatu muri iki gihe ikintu cya mbere squad yayo ntago nziza cyane niba tuvuga ko Real Madrid yisanga muri iki gihe ishobora gukinisha umukinnyi nka Mendy yatewe inshinge nuko nta bandi bakinnyi beza ifite ari kuri gatatu yakishimiye kubifite abantu bajyaga ngo Kamavinga ariko nuko umuhengeka mu gihe yaza kumusimbura Fran Garcia nibwo kigraduating aracyakurara cyarwana nyine no kuba umukinnyi mwiza waza kuri uru ruhande rundi rw'iburyo Vasquez ntago ari umwanya we byo turabizi wakwigiramo hagati Real Madrid Ceballos mwese murabizi ko mu gihe gishize yari umukinnyi bagiye batizatiza bigaragara ko atari ku rwego rwiza uwo ntibamwita Toni Kroos donc yari cyatakaye mu bwiza bwa equipe ya Real Madrid that's one ariko kuki gitakara ntibagire icyo bakora hari aka video nshaka kuza kugapostinga amasaha imbere ko niriwe naraye ngashaka kagaragaza uburyo stade ya Santiago Bernabeu yavuguruwe igakorwa ku buryo ishobora gukorerwa setup esheshatu zitandukanye kiriya kibuga tureba cy'ubwatsi kijya kimanurwa mu musutaka bakazamura nk'ikibuga cya concert ahabera concert stage ya concert bashobora kugikoramo ibibuga bya handball ibibuga bitandatu bitandukanye ibyo rero babishoyemo hafi miliyari y'amayero ayo mafaranga bayashoye bashaka gusana stade kugira ngo ijye yabyarira amafaranga menshi ibyo rero byabinye imbaraga mu buryo bw'amafaranga ku isoko bahitamo gukoresha uburyo bita operation zero cost kubona abakinnyi bazi y'ubuntu itaguze ikara umukinnyi ugiye gusoza ahantu ikamubwira ati wewe ikongera uzaza udukinire nuko Trent ashobora kuzamo nuko byagenze kuri Mbappé nuko byagenze kuri Rudiger n'abandi noneho ikagendera kuri rya zina rya Madrid mwe muze ku bunenda tubaha amasaleri ameze ukuntu icyo rero ntago buri gihe cyaguhereza ibisubizo kuko hari igihe ugira imvune ukisanga ukeneye kugura umukinnyi Real Madrid ntiyari iri kubikora icyo rero ntago kireba Ancelotti icyo ntago ari we wakiziza kandi wanakiziza Perez ko na Perez niba areba ko abana natwaye ibikombe natwaye ama Champions League natwaye ama Champions ariko se nzibukirwa kuki ko umuntu asiga legacy ibikombe n'abandi wenda bazabitwara kimwe nuko n'abambere bambanjije babitwaye ariko niye nzatandukana n'abandi izina ryanjye rikibukwa reka mbasigira igikorwa remezo kitazigera gisaza none bazahora banyibukiraho urumva nayo n'umushinga yatekerejeho neza wenda icyo abantu bavuga kuri Ancelotti yagombaga kugerageza guhuza abakinnyi
abakinnyi b'imbere akagerageza gukora groupe nziza ifite umwuka mwiza ifite imibanire myiza ikorana en groupe yiteguye kwisacrifier aho service ya equipe bakiruka uko bikwiye bakagerageza gushyiramo imbaraga rimwe ubona Mbappe yagize match nziza ubwo Vini yayigira Mbappe ntayigire yari hasi cyane so ukareba rero haburamo ikintu cyo guhuza ubwo bwiza kuko birashoboka nabyo hari amagambo nyine ajya akoreshwa naho Zembisetsamo Lorenzo ya kinyarwanda atari ya kinyamupira ko umupira ni ikintu kirese scientifique ntago kibakeye mu migani y'ikinyarwanda byanaba byiza kutawushyiramo imigani myinshi ngo ibihanga bibiri ntibibana mu nkono oya abakinnyi si ibihanga abakinnyi ni abakinnyi kuko Messi yabanye na Neymar na Suarez barakora ni question y'uburyo mentally babanye mu mutwe mu mitekerereze n'uburyo babahuje n'uburyo babaresponsabilije worakora iki dusenyera umugozi umwe tugere ku kintu donc ikibazo kinini Real Madrid yagize nitwo tubazo twa dressing room who is the boss hagati y'abo bahungu b'imbere ibyo ni iby'umutoza ariko banabura nabo abandi bakinnyi beza mu myanya y'inyuma twagiye tugaruka hari ibibazo no hagati hakiyongeraho kuba Barca ari nziza cyane tudatinda kuri bwa Real ngo twibagirwe Hans Flick wahinduye ibintu tuzagira umwanya we wenda ejo cyangwa ikindi gihe toza mwiza w'umuhanga yatwaye Turebe muri Bayern ashaka kuyikora muri Barca hari n'ubwiza bw'abakinnyi ba Barca abakuranye abenshi babanye mu academy ya Barca n'abatarakinnye muri generation zimwe ariko bize umupira mu buryo busa ku buryo kubakoramo equipe byoroheye umutoza hanyuma yaragiye amixing ibintu bibiri yafashe ya mikino yabo y'abadage irimo aggressivité ayivanga n'imikino ya Barcelona no gupossessinga aravuga ati yes possess the ball ariko munagira ikintu cya aggressivité ni mu rekipera ni mu mwatakizamu ni mu mugira ikintu nyine cyo kutagira akantu ko kuba karantuma ko gutinda mu bintu kumwe mwabikoraga mbere mube vuba mugira ikintu cya courage mukora ibintu neza hari ubwiza bwa Barca nayo ibagoye indi ni muri Magic Line reka tugaruke mu kanya gato cyane nyuma y'amakuru